Ndabasuhuje mwese aho muherereye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba no burengerazuba ndetse no hanze y'igihugu hose ku isi hose. Turashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngewe uri kuri kamera wavugisha ni Mukazayire Devota, Mama Nana Official. Natinze rero hano twanishimishijwe no kuba dufite umutumirwa wacu Pastor Moise kugira ngo tuganire. Nkuko mubizi tuganira ku bintu bijyanye n'umuryango, kubaka imiryango ikubakika. Ni hamwe n'ibyo rero nifuje kuganira na Pastor Moise ngo atuganirize kuko dufite ibibazo byinshi biteje inkeke igihugu cyacu cy'u Rwanda kijyanye na gatanya za hato na hato. Ugasanga umuntu akoze ubukwe nyuma y'amezi 3 aradivorishije kandi ari umukristo. Impamvu z'ubukristo nuko ari pasiteri. Kandi naje gusanga buriya Satani yihishe mu bakirisitu. Ugasanga umuntu ngo mugiye kubana uzi ko ari umukristo kandi kumba ari inyamaswa. Ni hamwe n'ibyo mushumba wacu nkunda nubaha twasenganye igihe urabizi, nifuje yuko tuganiriza kuri icyo kintu kijyanye na gatanya za hato na hato. Urakoze cyane, tuguhaye karibu. Murakoze cyane. Reka tubanze dusuze abantu bose badukurikiye. Tubabwire ngo umwami Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma hirya yo kubasuza kandi tugiye kubabwira ngo nimukomere. Yego. Ugire ihumure. Ntimuterwe ubwoba nibikomeye. Njya nkunda kubwira abantu ngo hari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Nibyo ngibyo mufitiye ubwoba, hari igihe buzacya impundu zivuga kubera Imana. Rero uvuze ibintu bisa naho ari byinshi ariko ugamije kugira ngo utangeho inama mbese tuwe nk'abatangaho umucyo. Yego. Nibyo koko ibibazo byugarije imiryango birahari kandi ibyinshi biraturuka muri iyo mikorere n'imibereho isa nigoye y'uburyo cy'abantu bubaka ingo. Ibihe bya none uko byabaye, intambara zihari, izo zose ni impamvu zikomeye zo gusenya ingo n'imiryango muri rusange. Yego. Ariko ijambo ryiza nakubwira abantu bashaka ko bakosora ibyingo nibagerageze gutega amatwi inyigisho. Umuntu utiga ntamenya. Abantu bashaka kumva neza icyo bakora mu miryango iwabo nibatega amatwi inyigisho bemere kwiga. Ndavuga ibintu bikeya Mbese bicare bige. Yego. Ingo za none zo zifite ibibazo pe, ariko nanone si bivuze ko ari zose. Oya. Biravuze ngo rero niba hari ingo zifite ubuzima nizo zifite ibibazo byahinduka, izo zagiye zigira ibibazo. Ubwashize ndi gutanga inyigisho navuze ku bintu 10 bituma urugo rutabaho. Yego. Ibintu 10 bituma urugo rutabaho. Icyambere ni ikintu bita amahitamo arimo amarangamutima. Urabona wowe ujya uganira nabo wenda bafite n'izindi nama kandi twagiye tunaganira koko benshi twavuze kubera ko bamwe bahuye n'icyo kintu bakarasirwa mu rushako noneho bagakora divorce, ko twagaragaje ingaruka zo kudivorsa. Bamwe bagiye bamamagara bambwira terega none se kubitubwiye twarasenye tubigenze gute? Ariko mu by'ukuri nabikubwira warabyarabaye, nabikubwira bitarakubaho ntibivuga yuko atari ukuri. Bagihanganire. Icyo shaka kuvuga ni igiki? Kuvuga ngo niba mvuze ngo ikintu cya mbere icyo bita impamvu iri majere, ikintu gikomeye kiri no gusenya imiryango ni amahitamo arimo amarangamutima.
amahitamo arimo amarangamutima. Yego, ukuvuga ngo igihe cyose wubatse urugo ugomba kumekinga sure ko uwo muntu mugiye kubana angana n'amahitamo ahwanye n'imiterere yawe. Ndashaka kwinginga bari dutindaho yonyine, dushaka bari tuganiraho ibindi 9 bazabitubaza ubundi munsi. Asangire nsubiremo ako kantu numve neza. Kugira ngo ubane n'umuntu Yego, ugomba kumekinga sure kwemeranya n'umutima wawe neza nta marangamutima ko uwo muntu ubona ari we koko kandi koko ko ahwanye n'imiterere yawe. ukiri kuri icyo Urugero, umuntu mwananiranywe mutarabana, muhora musimbukana mufiyansanye kandi mutarabana murasimbukana. Urumva ni mubana ko iyo mubanye ko bavuga ngo izi bana ntizibana zidakomana amahembe, aho tuzicana. kubera ko gusa uriya mukobwa avuka mu muryango ukomeye, nago namureka, ariko wamaze kubona ko atari size yawe. Yego, Impamvu mubwira ko atari size yawe byonyine kuba adashobora kwihanganira imiterere yawe biravuze ngo ntago ari wewe nyawe. Twibuke iki ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo umugore ni urubavu rw'umugabo. Yego, ni urubavu. None urwo rubavu rutari gukwirwa muzawe, ubwo rero uko rukujomba bataragukorera operasiyo irwinjizamo tone. Iyo leta igusezeranyije ni nka operasiyo yo kwinjiza urugingo mu rundi. Iyo turi kubasezeranya nk'abapasiteri no operasiyo. Yes, na nettoyage byose. None uyu muntu urashaka ko icya mbere ubwanyu mu gushimana byanze kuvamo, none nibamara ko mu gushyiraho nibwo bizavamo. Ikindi twibuke ko urukundo rw'abantu babana, ubundi abantu ngiye kuvuga ijambo rimwe, bwa buntu bw'ubukumbukumbu, sweet heart, mayi biriya byose ntabwo ari byo byubaka urugo. Yego, no. Iyo mugeze mu rugo mwubakana kubera none icyo biti byo mwaganiriye inyungu, ndashibaguza kubaza ibibazo byinshi bose bibike umbaze. Yego, ni ukuvuga ngo musigara noneho mubana atari ukubera ko noneho murimo ku tuntu tw'urukumbukumbu, kuko mubana buri munsi. Uzarebe n'umushyitsi iyo agusuye aza umuhobera wiruka, ariko uko atinze iwawe rwa rukumbuzi rurashira akaba mugenzi wawe. Noneho rero mu rugo nuko mubana, umukunze waramuhisemo mu bandi, ariko ntago ari wa muntu ngo ni sweet heart nabirya dufite n'abantu barenzaho. Ni byiza turabivuga, natwe turabivuga kandi kuko aba ari ukuri, ariko rwa rukumbukumbu rwatumaga uraruhamagara. Ibimenyetso ndibuze kubaha, uraza gusanga iyi minsi ishize abagabo duhagarika ibintu byo guhamagara, abagore akabiri basigara bahamagara. Ugeze uratasanga ese wabaye amahoro. Birya nabyo nzababwira ubutaha muri filozofi cyangwa se muri analyse icyo bivuga. Impamvu umugore ari we usigara ahamagara, umugabo agaceceka. turabikeneye nabyo, tuzabiganira ibyo, tuzabiganira impamvu umugore asigarana iryo jwi ribaza umugabo uri hehe, wabaye amahoro. Ariko umugabo ugasanga ushobora kumuhamagara ati yewe bimeze gutya tujya aha, bambwiye ibi n'ibi, ariko kuvuga ngo umugabo yego nanjye umugore wanjye yatinze namuhamagara, ariko mbizi neza ko ibyo ntabwo ari ibintu tuvugira hano gusa, tubivuga tubizi dufite na experience. Hanyuma icyo ni ikintu cya mbere gikomeye, amahitamo arimo amarangamutima. Uriya muhungu arashepinze nk'uko nshaka, uriya muhungu ndabona ari muremure nk'uko nashakaga, ariko witonde, kushobora kuba ari muremure ku isura ariko umutima ari mugufi. Bashobora kuba ari ibogari yarateruye ibyuma ariko umutima ari igikuri. Ntabwo imiterere physical appearance physique, uko umuntu agaragara inyuma
bitandukanye n'umutima w'umuntu. Ntabwo hubaka apparence physique, hubaka umutima. Ni nayo mpamvu abagore babita ba mutima w'urugo. Hari igihe rero urwubakana n'umuntu udafite uwo mutima w'urwo rugo. Simvuze ko atari mutima w'urugo, ni mutima w'urugo ariko rundi. None ngo ni zingahe se? Nyine nari mbizi ko ngushyizemo filozofi. Ngo ni nukuvuga ngo uwo muntu ntabwo yakabaye by'ukuri mutima w'urugo rwawe, yakabaye mutima w'urugo rundi. Kuko harundi baberana, harundi bakunda, harundi byavamo, harundi bahuza ku miterere. Ariko wishyiramo amarangamutima ngo umutware uwo muntu, nubwo yitwa mutima w'urugo ntabwo ari mutima w'urugo rwawe. Amarangamutima ni kimwe. Wavuze ngo ufite ibibazo, mbaza kuri icyo wavuze. Niyo mpamvu ugenza n'ubukristo cyane, kuko uri pasiteri. Hari ibibazo nibaza na bagenzi banjye bibaza. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ngo ariko umugore w'itonde umuhabwa n'Uwiteka. Kandi nanone mu bakristo hakabaho ikintu gikunda gukora cyane, ngo uyu mugore ni Imana yamumpaye, uyu mugabo ni Imana yamumpaye. Mugashakana bizwi ko ari Imana yamuguhaye. Hashira amezi 6, hashira umwaka, rwa rugo rugasenyuka. Iyo Mana yaribeshye. Cyo ni kimwe mu byo washaka kumbaza. Yego. Wifashishije ijambo ry'Imana, nanjye niyo shaka gusubirisha. Yego. Riri mu migani nyine. Yego. Ngo urugo n'amatungo munabiragwa n'ababyeyi. Ngo ariko umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Witonda. Umugore mwiza witonda rwose, mwiza witonda, munamuhabwa n'Uwiteka. Burya impamvu bavuze umugore nuko ari we uvi wabo, ni ushakwa. Ariko ubundi burya ni vice versa. Burya n'umugabo mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Yego. Ako kantu abadukurikiye bakumve. None reka ngo usubirishire ijambo wifashishije. Yego. Buse nimbivugana no kurambaza byinshi. Ndabizigama nzakubaza ikindi gihe. Gankwereke. Yego. Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Reka dukoresha analize y'iri jambo. Yego. Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Uwiteka yaguhaye, aguha umugore, ni gift, ni kado. Ndatangaye. Ubundi mbere yuko rero uza kubwira abantu yuko ufite urugo, ugiye mu rugo, wagakwiye kubanza kwipima, gupima ibintu bibiri. 1. Ese ngewe ubwanjye ugiye kujya mwarura rugo, ndi ku rwego Imana yampfunyikamo kado ihundi muntu umuhabwa n'Uwiteka. Gusa si kado Imana itanze koko, n'imiterere yawe n'umutima wawe Imana yatinyuka ikagupfunyika ikakugira kado. Ikado n'umuntu bati ndagukadonye nguhaye, dore ndaguhaye isaha yawe, dore ndagukadonye. Ugomba kubanza wowe ukikorera assessment. Ngewe ubwanjye ndi ku rwego Imana yamfata, umutima wanjye usetinze ku rwego. Bundi ugomba kuvuga ngo ubundi ngewe ubwanjye ndashobotse. Cyo nashatse kuvuga ndashobotse mbere yuko nshaka kandi bashoboka, mbere yuko mvuga ko umugabo cyangwa umugore dushakanye washoboka. Ngewe ndashobotse. Ese burya abantu benshi bajya bimenya? Buriya abantu bimenya aho bikeya. Reka tubanze dusubize icyo kintu wambajije ikibazo gikomeye. None wamara kureba niba wowe Imana yakugira kado ku wundi muntu, ugahita uvuga ati none se niba ndi kado, uriya koko we nawe ni kado koko nomari, ni kado Imana yapfunyitse irampa. Nzako kantu none niba uri bukumve neza, mbere yuko ukora assessment kuri mugenzi wawe, banza wiyasesinga ubwawe. Cyo nacyumvise. Mbere yuko ureba imiterere ya mugenzi wawe, banza urebe yawe, wowe ushaka ko urugo rukunogera, wowe uranoze. Niba wamaze gutera conclusion, se ndaboneye. 2,
mugenzi wanjye se mu by'ukuri niwe wari ukwiye kuza mu buzima bwanjye. yego cya kabiri aho bita binajyana na wa muntu muri kumwe. uyu muntu muri kumwe wamubonye ute? se wanjyanye muri Bibiliya se? yego uruhare rw'Imana muri urwo rukundo rwanyu ni uruhe? reka tubwire n'abantu rero ntabwo bose banganya ibyo gusenga. reka noneho duhuze umurongo, kuko kurambagiza bizamo gutatu kugutumye noneho ninjira mu bintu bikomeye. hari ukurambagiza kungana nabyo ndi bavuze ngo Imana yanyeretse imishurira runaka ngo ambere umugore, ukaba ubizi neza ko harimo iyerekwa rivuye kuki ku Mana. yego icyo gihe Imana itanga n'ibimenyetso by'uko wa mugore ari uwawe. hari n'uburyo bwa kabiri aho umusore n'umukobwa bikundanira, ariho navuze umuntu akoramo amarangamutima. umusore n'umukobwa iyo bakundanye rero biba bisaba ngo bemeranye urukundo kandi bapime ku gipimo cy'umunzani, icyo bita kuganira noneho no kwigana. njyewe ndi bukwige ndebe icya mbere, iyo umbajije nsubiza gute? se nsubiza nihuse? se ndiri buritare? bimwe bita ngo umuntu ngo ni primaire, ngo umuntu ngo afite brutalite, ngo akantu ka brutalite, ngo umuntu ngo ni umuntu ngo arabeshya cyane, ngo umuntu ngo ni umwiyemezi, ngo umuntu ngo yishyira hejuru, ngo ibintu bese bya bintu byose, ngo umuntu ngo ni injiji mu bwonko. ugomba kubanza ukareba niba ubwo bujiji bwiwe ubutsindagiye muri wowe butaho tumubasitinga ngo rute wiruke. nibyo kabisa. urugero ugomba kureba umukobwa wese abazi kwinyuraho n'umusore, bose barambara, umusore akuba supuresi akayeza rwose igacya, umukobwa akagira gutya akitera ibishahuro ku munwa agatira ate, ariko mwibuka ari mu makara. noneho mwibuka yabyaye akana kamwe karira afite po, akandi nako kari kumusaba ibiryo, akandi kamumenyeho igikoma. banza urebe uvuge ngo naramuka ageze no kuri iyo step aza kukugaburira ugasanga ababyeyi umwana ari ku ntoki. nibaho biracika ugasanga. ariko nanone ntago kameme tubihugura abantu tutaza kubafavoriza gukora amakosa. niba ushobora kujya gutegura ibyo kurya ari n'amazirantoki ariho ngaho, menya ngo ntabwo iyo protokole yemewe. ntabwo yemewe ku rwego rwawe. nushaka kuba uri umutinde hanyuma y'abandi, ariko ndashaka kukubwira ko no ku mutima naho urakennye cyane. ufite ubukene bw'impande zombi, ufite ubujiji mu bwonko, kuko ugomba gutekereza ngo wongeye gutegurira ninde. memu n'umwana wawe n'umukozi wo mu rugo rwawe ntabwo wemerewe kumutegurira ufite ukuntu ugaragara nabi. na Bibiliya iravuga ngo nujya kwakira ujye ubanza ukarabe hanyuma. ntabwo ari byo. ariko nyine icyo turi kuvuga, wenda warushatse kugaragara mu gihe habaye ikibazo gituma uyu muntu aza afite isura itandukanye na ya yindi mwahuriragamo muganira amagambo y'urukundo. yego nicyo bavugaga. none rero nyine banza ubishyire ku munzani. ngiye kukubwira n'akandi. yego umukobwa umushaka yambaye kasutiye, buriya iriya ibika amabanga y'igitsina gore. ntabwo wamenya ngo uyu wenda amabere ye yaraguye cyangwa arahagaze, ariko ni mu bana abana bazamujyana mu buzima rimwe na rimwe ku buryo ashobora no kujya mu mirimo akibagirwa no kuyambara. banza utekereze ko ibyo nibiba. mbese muri make niyo mpamvu nabwiye ngo nta bintu bizamo amarangamutima. ugomba kumukunda ukanateganya mu gihe ari hanyuma yo hanyuma, mu gihe ari hanyuma yo hanyuma yuko umureba. ntabwo ari hanyuma gusa, hanyuma yo hanyuma. hanyuma yo hanyuma. hanyuma yo hanyuma. kavuga ati nabwo nzaguma mukundi. burya ibyo bintu wabitekereje nta nicyo mwapfa. naho umuntu nimucamatirana mu kabyiniro mugacamatana, cyangwa wabona gusa atendereza ukavuga ngo ni sayizi yanjye, oh my god, ntabwo muzabana kabiri, muzakubitana igipfunsi. dore kare nahoze mbona, nubwo ntari bumuvuge kuko sinumva atari cyo cyatuzanye, nahoze mbona bavuga ngo umugabo kandi n'umugore wa kabiri yarashatse, ngo yanize umugore we
yamukubitaguye ibipfusi mu nda arangije umugore agira ngo yapfuye bamutaye muri yombi sibyo kandi baravuga ko uwo muntu babanye rwose ubona bisa neza birimo akantu k'urukundo kenshi sibyo rero hari ibintu bibiri ngira ngo abantu batandukanye mbere yo kuza kumbaza nushaka ube udakijijwe yego ariko vana amarangamutima mu rushako ntabwo bakinira mu rushako noneho niba ukijijwe wenseremo n'uruhare rw'Imana mu bintu byawe bisengere nibyo yego iyo udakijijwe urobanurisha amaso kuko ibyo gusenga wenda sije ko naje gusanga abanyarwanda bose barasenga nabo bandi tutazi ko babikabye iyo bageze mu gihe cy'icyo bashaka yegera abantu b'Imana baba baza aho bari yego ibyo turabizi ingero turazifite yego maze nabo mu idini ya Isilamu kandi bazi ko tuvuga Yesu bakavuga Muhammad hari igihe aza kukubwira ati insengero mbariza Imana yawe ndabizi giharabageraho aho ndabyumvise urumva rero nubango mu kintu nk'icyo ugomba kuba maso ikindi kibazo utubwiye yuko tutagomba gukoresha amarangamutima yego umusore arashaka gukoresha amarangamutima bitewe n'umukobwa ashaka runaka dore ikibazo ngenda mbona kigonga igitsina gore umuco nyarwanda umukobwa ntarambagiza ararambagizwa yego noneho ya marangamutima yanjye nkabura uwagwaho nkagenda nkabona igihe kirandenganye nkabona ndatarantitse bimwe bajya bavuga namara gutaranika nkavuga nti ibi bintu ndimo ibi by'amarangamutima ntabwo nabivamo dore ndatarantitse kandi nkeneye kubaka urugo nkabyara nkaheka reka mfe kujyana na kanaka ndabona nkunda ese niba njyanye na kanaka kuko nagera mu rugo ngasanga ya marangamutima yanjye nashakaga ntahuye nawe nakora iki nk'umukristo nk'umugenzi ujya mu ijuru nakora iki mu gihe mbonye yuko ya marangamutima yanjye binaniranye ibyo namwifuzagaho simbibonye kandi ndasabwa kwihangana nk'uko dusezerana nabyemereye imbere yaba umurenge yaba pasiteri nahagaze imbere y'abantu n'imbere y'itoro n'imiryango yacu nk'uko tubirahira nemera ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse kuko wa mugani ya operasiyo yakozwe njye mbona ko ari hahandi ya operasiyo rero byanze yatangiye kuzamo efegisiyo ejo bundi ugasanga n'urubavu rwaboze nakora iki icyo gihe bimaze kugenda gutyo kandi ndi umukirisitu ndagusubiza nkoresheje ijambo ry'Imana Yesaya ibice 34 umurongo wa 16 ijambo ry'Imana rivuze ngo nimushake mu gitabo cy'Uwiteka mwe ubiteranije amen nta kigore kizabura ikigabo cyacyo mbese buri rukweto rugira urwarwo nese ko wavuze mbere reka ngusubize pasiteri kubijyanire rimwe hari aho wavuze mbere ngo hari igihe amarangamutima yanjye yego ari ay'urundi rugo ubwo nsanze ari ay'urundi rugo noneho ndemererwa kuva muri rwa rugo nkajyana mu rundi rugo ko ubwo nakubwiye ko urabivuze wenda hashobora kuba hari undi wabyumvishe nkawe ariko reka tubivuge neza navuze ngo guhitamo birimo amarangamutima bituma urugo rutarama nari nkubwiye rero ngo wishyire amarangamutima kuko ayo ngayo ufite hari urundi rugo yakwirwamo ntabwo rero nkubwiye ngo nugera mu rugo wijyanyemo ngo kuko amarangamutima atagiyemo ngo uhite wongera uveyo niko nari mbyumvise ikindi ntabwo gutaranika sibyo bisobanura ko utabona umugabo cyangwa utakubaka urugo ahubwo wowe imyaka umaze bavuze ngo abakobwa baraporopozwa yego nyine none se si bemerewe kwakira umuntu ku cyifuzo cye ariko nanone ugashyira ku munzani kugira ngo urebe
ko ayo marangamutima yawe cyangwa imiterere yawe iraza kumacingana niye, kubera ko uwo muntu muzabana ntabwo ari part time, ntabwo ari akanya gato, ni ibintu by'igihe kinini, ni karamata. Burya na leta iravuga ibasezeranya idateganya ko bazatandukana, ibasezeranya idateganya ko bazatandukana. Icyo akora kuko leta yo arendepanda mu buryo bw'amategeko yayo, yongera kwemerera abantu ko aho kugira ngo bicane batandukana. Ariko Bibiliya yigavuga ngo rero niba binaniranye kubigisha ubaziko gende wicare hariya wiyakire. Ubwo nyine ibintu by'umugabo ubyibagirwe, n'iby'umugore ubyibagirwe. Abantu rero babona byabayobeye bakicira inzira. Ariko burya nagira ngo ubwire ngo na mbere wari wayiciriye, kubera ko wa muntu akizi iwawe nta tegeko rigutegeka kumwakira ngo umwemere. Wagombaga kubanza kumureba ukipima. Gusa niba ugira amahane n'uwo ngo nawe ukabona ari urusasu nkawe, urumva mwembi ntimuzabasitingira icyarimwe, aho muzatwika murumva hatazaca uwambaye. Byanga bikunda hagomba kuba harimo icyo bita ubuzima butandukanye. Mushukira ukuri ko hari akantu nabonye, niba ari akavideo, yego, umusore yari afite abakobwa babiri bakundana, arangije arabajyana bashyira mama we. Yego, abwira nyina ati mama nari nkuzaniye abakobwa ngo umitiremo uwo tuzabana. Nyina ati abasengero wa mukubita urushyi, uwa mbere areba hasi, ajya gukubita uwa kabiri urushyi ahita amufata akaboko agasobeza hasi hose, ahita ajyana umusore ku ruhande ati umugore uzubaka n'uriya nakubise ntakome. yamusuzumishije ikintu gikomeye kandi koko icyo uvuze ndabyumvishe. Biragoye ariko si n'igitangaza, kuko abibwira abo bakobwa, abivugira nyina, bararebaga barumvaga. None se ubundi bako bari bazi ko bagiye mu kizamini, ubundi mu kizamini urashinyiriza. Hari igihe mwarimu akubaza ku byo utigeze wigaho, ariko ugashinyiriza ugasoma, ukarya ikaramu ariko ukajya usoma ukavuga ati harya ubu hano ashatse kuvuga iki. Rimwe na rimwe ugatera icyo bita bosanse. Ntabwo watera bosanse wafashe amaboko ya nyoko bukwe, uwo watsinze, wamaze kurambika ikaramu. Icyo mvuze uracyumvisha? Ntabwo rero ko wagize imyaka 30 bivuze ko utazashaka, kuko nta myaka tujye tubona. Bibiliya ivuga ngo umuntu gusa ugize imyaka ngo hejuru muri 50 kuzamura ngaba rero wicara ngo yerekera abandi uko bubaka ingo, wowe ngo ntirukanke. Ariko ngo nawe napfaka arafite munsi y'iyo myaka ngo yihutire gushaka. Bibiliya irabivuga. Yego, napfaka ari mutoya. Mbese Bibiliya yishatse kuvuga ngo munsi y'imyaka 50 wemerewe gushaka, ugomba gushaka. Bitavuze ko abashatse bafite 55 mbateye ibuye, kuko Bibiliya ntabwo ivuga ko washatse afite 55 na 60 akoze ishyano. Yego, oya, ariko ivuga ko uwo muntu aba akwiye kuba umujyanama wabubatse ingo. Ni nk'aho mubara ko aba amaze kugira icyo bita ubunararibonye. N'udashaka kubugira ngo abantu bakugane, ariko by'ukuri wari ukwiye kugira ubunararibonye n'abantu bakakwigiraho. Urabyumva? Hanyuma wenda icyo rero ndumva hari mbaye nko gusubiza, umbwira ngo ntago ari nge wirambagiriza undi umukobwa ngo ngize imyaka. Ntago bigutegeka rero kwemera umuntu umeze nk'uwiyahura. Banza usuzume. Ese ubundi niba birivuze ngo nta kigabo kizabura ikigore, hari n'ikigore kizabura ikigabo, wasuzumye witonze, uri kwirukanka ushikagurika nkaho wagira ngo uri gucuruza intarara. Kubera iki? Gushyuha gusa. Umuntu ucuruza intarara niwe uvuga ati naboneka n'indara ntacuruje biramboreraho. Niba wemera kuri muzima, kaba atari idagara wafashe imiti, kaba atari imiti wavanye mu bapfumu, kaba wemera ko ubukumi bwawe ubufite,
buhagarareho. amen. Habwo ikibazo gihari abasore n'abakobwa kumenyana kwabo nuko barungurukana ubwambure. Yarangiza akavuga ati ubundi uyu muntu uko yanungurutse kenshi nancika n'ukuntu yandungurutse agafatiraho kamwizirikaho mu by'ukuri muri ya mahitamo arimo amaranga mutima. Urambaza iki ko nagwaye igisubizo cyuzuye kiriya ni package ya byose nta kindi kintu warenzaho. Ni ukuvuga ngo ibyo duhora tubivuga. Buriya uzi ko urugo wanga kuruzanamo Imana ukaruzanamo Satani kugira ngo uzayisohore. Umva ikibazo gikomeye. Urugo rwawe niba ushaka ko rubaho igihe kingana n'icyo warugeneye cyangwa se Imana yabageneye, ruharira Imana kandi niwinjira no mu buryo bwo gushaka gerageza koroshya ibintu by'amarere ni kuguruka, kuko hari imbere ntago hakora ibyo bintu byo kuguruka. Uzicanga unyura hari ubeshya umukobwa abone ko kuri umusore utabaho, ariko nakubona azatangira akwita utuzina twagasuzuguro. Nashatse kuvuga kuryuza base uyu ni yanzobe narindi kureba, azaguhindukira igikara ku manywa y'ihanga. Kubera iki? Yamahitamo arimo amaranga mutima. Ngo ngiye nkunda umuntu w'inzobe ko ashobora kuba ari inzobe ariko ku mutima ari urukara ameze nk'inkoni iteka. Ngo ngiye nkunda umuntu ngo udafite ibiro byinshi, ufite ibiro bikeya, ngo taye française. Kushobora kuvuga ngo ushaka ibiro bikeya se, ariko ugasanga ijambo avuga agusuzugura cyangwa agusubiza ripima amatoni. Gusanga pima toni mu mutima, iryavuze uriteruza abiri. Arakubwira ukaba wajya kwivuza kwa muganga kubera irya kubwiye. Urabigira ute? Hitamu udashyizemo amaranga mutima. Ganira n'umuntu mubwire uko wakuze, mubwire urugendo rw'ubuzima bwawe, mubwire ibikomere wakomerekejwe nabyo, mubwire uko wabayeho niba warireze cyangwa wararezwe n'ababyeyi, niba ababyeyi bawe barabanaga neza cyangwa bararwaye, niba warabaye imfubyi. Hanyuma abanza apime ku munzani nyirarunaka dukundana ibikomere afite nongeyemo ibindi yaturumbuka akiruka. Nzashobora kumujera ko mbona n'ubundi ari ibikomere bigenda. Banyumvishe? Nakumvise. Byo mvuze nibyo? Nakumvise ariko nanditse danje. Ariko uremera ko ari ukuri. Ni ukuri kuzuye pe. Ese ubundi uganira n'umuntu mugiye kubana kurana nawe ikiganiro. Ni ukuri kuzuye. Ese uyu mukobwa ariko gushaririye ko iyo muhaye amafaranga make arakara. Munsi tuzaba twageze mu rugo buri ari inshuro umugore abyara mu rugo akaba yashinze imizi 3 maze kugira abana 3, amaze kugira umwe 2 yongeyeho wa 3. Atakubwira ataha ni wanjye ibintu byose umubwira aho ati stop. Ugomba kubibara rero. Yego. Kati namara kumenyera mu rugo kwibimbona. Hari umuririmbyi ntago indirimbo za Sekira nkunda kuzikurikirana cyane, ariko hari zigenda zingo mu matwi nkeya. Hari waremye ngo ibyo ubona ni bike biracyaza. Warakumvishe? Urukundo nguwangu ibyo mpa. Ibyo nibyo simbizi. Ariko ako ndakibuka ngo ibyo ubona ni bike biracyaza. Ibyo ubona ni bike yavugaga positively. Biri positive. Ariko ugomba no ku expectinga ko no mu buzima hashobora no kuzaza ibindi biri negative. Ibyo ubona akaba ari bike. Niyo mpamvu ugomba kuvanamo amaranga mutima. Ugahitamo umuntu mu bitekerezo bye. Nashaka bareshya ni mikrofone. Ugomba kwisetingamo ko ubwo niwe gasongo wawe. Nashaka bari muremure afite metero 2. Ugomba niba ukunda abakobwa baringane, ugomba guhita wumva ko ubwo nyine uhituzana nivo ukavuga ati namukase namumanuye size ye nayikunze uko areshya niwe gewe nibambwira ngo nashatse umugore muremure ntacyo bizantwara, nibambwira ngo nashatse nyiracibiri nta kibazo. Urumva? Meze uko bazambwira kose. None bize ugomba kweditinga umuntu.
Arugimbo ryavangwa abagabo nyine tunanutse se ko nge numva ntananutse ndiyakira ukonga. Wari unanutse kera ariko. Bari nanutse. Baba ngo ni inyama yarwo. Yego? Niba ushakanye n'uwo mugabo ananutse, banza wakire ko uhita utekereza hirya yo kubana. Kuzahura none kugira ati inyama yarwo se yaguhahiye. Siburi umuntu utabyibuha yakubyibushye. Banza wakire, kora package, pakira. Y'ukuntu uzakira ayo magambo. Ikindi mukundana uwa babiri. Mukajya kubyereka imiryango. None reka nkubaze Devota. Uyu muntu mugiye kwereka imiryango. Imiryango ni byizira bishimika nabishyigikira. Ariko bivuga ko kubana ari babiri. Yego. Uremera yuko wowe waburara isona nyoko bariho bari cyane bana nimeze neza. Okay. Hanyuma niba waburara bahari. Ntabwo wumva ko hari ibyemezo mugomba gufata batabigizemo uruhare. Yego. Nk'urugero. Iyo wanyu bavuze ngo ntago bashaka ko ubana n'umuntu. Nawe ukavuga ngo yego, ngo harundi twakuboneye. Kandi wenda ndahuye n'amarangamutima yawe. Yego. Ubwo ntago wibeshye. Wibeshye cyane. Iwanyu barashaka ko ntago bazakubashye. Ntibashaka ko muzabana. Kandi wowe uriya muntu niwe umutima wawe mwahuje. Ko bari bukuzanira undi mutazahuza. Okay. Reka tubyihorere tutaza gucalenjinga abantu, ariko icyo tuvuze n'ukuri kungana n'icyo twagomba gutanga mu nama. Urambaza iki kindi ngo tuze gusoza? Mushumba, dufite ibibazo byinshi twakabajije, ariko ngiye negera ku musozo. Hari ibintu bibangamiye ingo muri iyi minsi, niba navuga cyane cyane abagabo. Yego. Ugasanga umukobwa yagiye mu rugo abishaka, abikunze, ariko arahageze ari nacyo kirimo gifungisha bamwe na bamwe tutiriwe tuvuga hano kuri kamera, ngo umugore anyimye ndamukubita. Ngo umugore yaramwimye, amaze kumwima aramukubita. Ikintu cyo kwimana mu bashakanye hari icyo kizo nka pasiteri, ko cyane cyane ko bajya bagusanga ngo baganirize. Hari icyo waduhugurira kuri aba bagore bananiranye bima abagabo babo? Reka nkugire inama rero. Yego. Kintu bajije ni Kigali cyane. Ni nasije ni make cyane, kibwe mu ncamake dusohoze n'ubundi minota irimo iraducika. Twebwe rero baba pasiteri ntago tujya dukora icyo bita resume do resume. Incamake y'incamake. Tumenyereye kwigisha, nyine turabigisha. Gukurura. Ariko wenda mu ijambo rimwe. Yego. Iyo dusezeranya abantu tubwira umugabo ngo uzakunda umugore wawe. Yego. Kuko tuzi ko abagabo nta rukundo bagira. Icyo kivuze ukuri rwose. Tukabwira abagore ngo muzagandukire abagabo, kuko tuzi ko abagore ari byo bigande bya mbere. Yego. Kabisa buriya birari yabibonye. Nuramuka rero ushatse kugira ngo umugore mu gihe yatewe n'umudayimoni wo kutaganduka, ufate kuhondagure nkaho wagira ngo ni ingoma y'abaporosi. Uri bumumenagure kandi n'ubundi ejo icyo gikorwa cyari buzakundi. Yego. Baturajyana. Ariko si igitangaza. Si ubundi abo ngabo baba baje kuvugira kuri kamera ngo umugore ngo yaramwangiye ngo aramukubita. Iwabo nta bakuru bahaba. Yarabajije asanga ari we mugabo wa mbere ku isi icyo kintu kibayeho. Ku buryo noneho twumva ko ishyano ryacitse umurizo. No. Nimugashyigikira ibidashyigikirwa ngo tutangire ngo tubureminge uwo mugore none niba yarananiwe. Niba yatashye afite frustration, yarakaye, afite akababaro n'agahinda. Niba yatashye afite ibintu byamugoye. Erega kira n'igikorwa bita ngo ni kwishimisha mu rukundo. Si igikorwa cy'urukundo se. Hanyuma rero niba wowe ushaka kujya mu rukundo ndafite umubabaro, ni ibintu bihabanye, ni nko kuvanga amata n'amaganga. Ese umugabo nawe niba bishaka cyane. Abishaka nyine yagombye gutegura uwo bakorana. Kumutegura se no kumujombagura amagambo mabi. Umugani kuki abatamanje umworoshya mu mutwe. Erega tuganire, turi kuganiriza abantu. Abo tuganiriza ntabwo ari inyamaswa n'abantu. Kandi bemere kugupakiramo inyigisho mu matwi kugira ngo bibafashe. Umugabo urabyumva neza. Ubundi reka nkubwire, kugira ngo umugabo cyangwa umugore ashaka undi nicyo bita santima, ubushake.
gute uri gufitiye ubushake umuntu ubona ko we ababaye yego kuki udafite nibura n'akantu ka psychology gato ko kumutegura ngo umubwire uti bya bindi byabaye sore yego noneho basi ngo ubone kumwinjiza muri mudu yo kumukenera yego ahubwo urashaka kumufata nk'itungo ku mbaraga nk'inka baza nanjye akantu pastor uretse kumbaza ndakubavumburira ndakubavumburira amarangamutima shima atangiye kuvugira ariko inyuma ya ndashaka kamera kuvugira turimo turajyana niba wemera ko uyu muntu umukenera we santima zawe aho wazidevelope ntabwo tuhazi niba ari muri telefone yawe niba ari undi mwahuye niba ari abagabo bari izo santima wadevelopye ntabwo mbagambanira ahubwo ndi kugaragaza ibikwiye gukorwa tugendane neza uwo muntu uri gushaka kujya gutura ibyo bibazo kandi wize neza ko hari ahantu mwagonganye cyangwa se mutameranye neza gerageza kuko ari igikorwa cy'urukundo mu rukundo mbere y'uko nawe arugo gerageza basurumuye mbere y'uko akugandukira nawe mbere y'uko kugandukira ariko uzambwire nsobanura ubutaha impamvu Imana ibwira abakore ngo nibaganduke kuko ko ari ibigande ikabwira abagabo ngo bakunde kuko izi ko ntarwo bagira akabazo gato k'amatsiko ubarije inyuma ya mikoro ngaho baza inyuma ya kamera nako nako bari bunyumva ariko abantu sose banyumva ibaza barakumva noneho ndi kubariza abagabo kuki hari abagore bihaye kumera nk'aho ari inkoni bakubitishije abagabo babo akamureka ukwezi amezi abiri umwaka ugashira ndetse imyaka ibiri ikituramo ku buryo umugabo abana n'agahinda gakabije hamwe yakwiyahura cyangwa akaba yakwica n'uwo mugore ngiye kubigeraho baragushuka umugabo umugore yahimishije icyo gikorwa abafashe ipiki nini na bya majagu agahera ku itafari ryo hejuru akagira hasi ati ndarwisenyeye yajya kureba abandi hariya yego nawe by'agahinda gakabije kirakabona nkanjye pasiteri si yo ko nyarumva ngo hari n'abandi ba pasiteri ngo iyo bibayobeye ngo bajya kwishakira ku ruhande ariko waburetse sinjye sibyivugiye mugiye gutuma ngo ubundi umugore yahimishije iyo nkoni yo kumwima urukundo mu buriri cyangwa imibonano cyangwa se ibyishimo by'abashakanye ngo ngewe ntabwo ari ngombwa ko unkenera ibyo bibazo byawe shaka handi ubirangiriza niko bimeze nibyo kigariwe ni gute ufite umugabo uguhamagaye none kubwira ko agukeneye akaguhamagarije kubwira ko agukeneye nawe ukamwereka ko ikibazo afite kitakureba kandi ari wowe afite ugomba kumukemurira ikibazo erega amaherezo ndi bubararike mwese muzane muri kamera ndumva mutangiye mwese kuvugira inyuma ya kamera reka tubatere amatsiko tuzagaruka ubutaha iki kintu tukiganireho kuko ni naryo pfundo rishenye imiryango umuntu akaza ngo nyine ngo umugabo ntamahira ngo ntanyambika ariko ari hariya hirya mu gikari reka mvuge n'iki kintu dusoreze kuri iki ngiki mama Debora bivugana umujinya tubigendanemo cyane ijambo ryiza ashaka kubabwira mu buryo bwo kurindana bwo kugira gute bwo kurindana k'umugabo buriya abagore bagira imiterere isa naho ijya itandukanye cyane natwe mu buryo bw'imibereho yo kubijyanye n'ibyishimo by'abubatsi ingo kuko abagabo ashobora gukenera umugore ariko umugore ugasanga we ntabwo agira uwo muhate wo gukenera umugabo buri munsi ariko ugasanga umugabo we ashaka gukenera umugore buri munsi kandi umugore agomba kumenya nyine wa muntu atunze agomba kumenya ya mpano yawe ikibazo naho rero ubwo nawe mbabitsemo akantu katubikemo bazabitubaze tubabwire icyo wowe wakora nk'umugore icyo ni ikiganiro nzaganira nawe nakagaruka hanyuma rero dusoza yego
reka tubwire abagore n'abagabo ngo icyo ukoze cyose wibwira ko uyimye uwo mubana ubuzanye umuganda w'inkwi mu gusenya urugo rwawe. Muri make uba ukuyeho itafari nawe naguhima arabakuyeho irindi. Hari n'igihe umwe avuga ngo nuriya warusenye ngo undi atari ko singe nuriya, ariko burya baba baganira umwe avuga ngo nuriya undi ati nuriya, abashatse kuvuga bati hari amatafari nakuyeho rusenyuka ariko nawe hari andi yakuyeho. Ushobora gukuraho 15 wowe ugakuraho 20. Mwese se nimwasenye, mwese mwasenye, ariko igikomeye cya mbere abantu nibabanze bavanemo amarangamutima baganire uko urugo ruzagenda. Unabanza urebe uwo muntu, uramubwira ati duhurira aha saa 9, umugabo wawe aje saa 10:30, uti ngewe urivumbuye ubaye nka rwa rutozi ruryana. Saha n'igice se ngutegereje papa ibyo mwari mugiye bikagukora bikanyura pfu. None se bakubwiye yuko kuba uwo mugore umugabo wawe cyangwa umufiance wawe da ko mutarabana kuba atagira time management muri we bivuze ko icyo ngicyo aricyo cyatuma adashobora kubaka urugo? Afite ibindi karite, iyo ni defo, kuko mu muntu abamo defo na karite. Ushegara no kumukubitira mu ntege nke afite, kandi hari ibindi byiza nanone afite by'imbaraga bishobora gutuma urugo rwanyu rukomerana cyane. Yego, banza urebe ahubwo rwaza wa mugabo wawe, erega n'abagore bibaho. Ikindi harakubeshye, urumva ngeze mu nzira nkoze impanuka biki cyangwa se dore habaye ibi nibi ibintu by'ibyo akweho telefone ibintu nk'ibyo. Ureba ibinyoma by'uyu ngo ngewe ntabwo ari ngombwa ko unyenera ibyo bibazo byawe, shaka handi birangiriza. Niko bemeze. Nibyo. Kigariwe. Ni gute ufite umugabo uguhamagaye none kugira ko agukeneye, akaguhamagarije kugira ko agukeneye, nawe ukamwereka ko ikibazo afite kitakureba kandi ari wowe afite ugomba kumukemurira ikibazo? Erega amahezo ndi bubararike mwese muzane muri kamera. Ndumva mutangiye mwese kuvugira inyuma ya kamera. Reka tubatera amatsiko, tuzagaruka ubutaha iki kintu tukiganireho, kuko ni naryo pfundo rishenye imiryango. Umuntu akaza ngo nyine ngo umugabo namahira ngo ntanyambika, ariko ari hariya hirya mu gikari. Reka mvuge n'iki kintu dusoreze kuri iki ngiki. Mama Deborah bivugana umujinya, tubigendanemo cyane. Ijambo ryiza ashaka kubabwira mu buryo bwo kurindana, bwo kugira gute, bwo kurindana k'umugabo. Buriya abagore bagira imiterere isa naho ijya itandukanye cyane natwe mu buryo bw'imibereho yo kubyanye n'ibyishimo by'abubatsi ingo. Kuko abagabo ashobora gukenera umugore ariko umugore ugasanga we ntabwo agira uwo muhate wo gukenera umugabo buri munsi. Hari ugasanga umugabo we ashaka gukenera umugore buri munsi, kandi umugore agomba kumenya nyine wa muntu atunze, agomba kumenya ya mpano yawe. Ikibazo naho rero ubwo naho mbabitsemo akantu katubikemo, bazabitubaze tubabwire icyo wowe wakora nk'umugore. Icyo ni ikiganiro nzaganira nawe nakagaruka. Hanyuma rero dusoza, yego, reka tubwire abagore n'abagabo ngo icyo ukoze cyose wibwira ko uyimye uwo mubana ubuzanye umuganda w'inkwi mu gusenya urugo rwawe. Muri make uba ukuyeho itafari nawe naguhima arabakuyeho irindi. Hari n'igihe umwe avuga ngo nuriya warusenye ngo undi atari ko singe nuriya, ariko burya baba baganira umwe avuga ngo nuriya undi ati nuriya, abashatse kuvuga bati hari amatafari nakuyeho rusenyuka ariko nawe hari andi yakuyeho. Ushobora gukuraho 15 wowe ugakuraho 20. Mwese se nimwasenye, mwese mwasenye, ariko igikomeye cya mbere abantu nibabanze bavanemo amarangamutima baganire uko urugo ruzagenda. Unabanza urebe uwo muntu,
uramubwira ati duhurira aha saa 9 umugabo wawe aje saa 10:30 uti njyewe urivumbuye ubaye nka rwa rutozi ruryana saha n'igice se ngutegereje ugendeye papa ibyo mwari mugiye bikagukora bikabira pfu none se bakubwiye yuko kuba uwo mugore umugabo wawe cyangwa umufiance wawe da ko mutarabana kuba atagira time management muri we bivuze ko icyo ngicyo aricyo cyatuma adashobora kubaka urugo afite ibindi karite iyo ni defo kuko mu muntu abamo defo na karite ushegara no kumukubitira mu ntege nke afite kandi hari ibindi byiza nanone afite by'imbaraga bishobora gutuma urugo rwanyu rukomerana cyane yego banza urebe ahubwo rwaza wa mugabo wawe erega n'abagore bibaho ikindi harakubeshye urumva ngeze mu nzira nkoze impanuka biki cyangwa se dore habaye ibi nibi ibintu by'ibyo akweho telefone ibintu nk'ibyo ureba ibinyoma by'uyu mugore by'umukobwa cyangwa by'umusore nzabishobora mu rugo inyama gitera rerishe naho nukunda ifi n'ifirita kugurira ugakunda imodoka nziza y'umungara yagutwayemo cyangwa yiwe afite ugakunda amafaranga gusunikira kuri telefone buri munsi ugakunda ko gusohokana ndagutangariza ko ibyo bizashira umunsi uzaba ufite 3 4 buri mwana guhata ugomba gutaha ukareba muri homework y'umwana utagifite umwanya wa ambiance ahubwo ambiance yose uyirangiriza mu rugo uzasanga waribeshye biragusaba ngo unarebe hirya ya cyagihe mutakiri single mwamaze kuba married nyuma après la mariage yego après l'ambiance naho rega ingo zirangiriye rero dusoza abantu bazatubwire nibindi ikindi mbahaye uburenganzira muzajye muri commentaire buri wese atubwire igitekerezo n'icyifuzo yifuza yego cyangwa se ishusho y'ibisa n'ibyo abamo cyangwa ibyo yabonye tuzaheraho tuguhe igisubizo ubutaha murakoze cyane mushumba Imana iguha umugisha dutange telefone naho ubutaha hari igihe umuntu yakenera kukubaza mu ibanga itange cyangwa nayo bashaka ngewe yanjye bazasanga kuri screen ya channel yanjye Mama na Official ngo arabatamenya kureba kuri screen abo nibo mba ngiriye impuhwe ingaho itaye reka tubahe nimero ushaka kutubaza yatubaza yego ukanamusengererega tunarabasengera kandi njya mbwira abantu ngo ninjye mu pastor ujya wemera ko ndi umuhanuzi yego ndabyemera yego kuko aho nabikuye ndahaza ntago ndi buhanurire hano kuko ntabyo numva bindi abahanuzi mfite nonaha kandi bugira uko buza ariko uko byagenda kose twemeranya n'umutima ko Imana yaduhamagaye kandi tuzakorera Imana kandi gukorera Imana nuko turuhura abantu b'Imana tubaha ibikwiriye bingana n'ibyo Imana yaduhamagariye telefone zacu ni 0782 64 60 89 iyo mibare iyo utari mu Rwanda wongera akamenyetso ko guteranya 25 gateshyiraho 7 82 akamenyetso ko guteranya 25 07 82 34 60 89 hanyuma nitwa Sindayigaya Moise cyangwa se Reverend Pasteur Moise Sindayigaya ibyo washaka muhabwa umugisha sawa isabaho umugisha murakoze cyane